kereka iyo uwo muntu ashaka kwirwanirira nibwo abizanamo umujinya uko kuntu n'ukuri ibyo niko biri anga rero niki cyavuzwemo reka mu cyumve vuga ngo ndimbwa muri kubyumva vuga ngo ndimbwa vuga ngo ndimbwa cyane bivuga inshuro 3 ndahita nkurekura vuga ngo ndimbwa inshuro 3 rimwe ndikubabara umwana ararize vuga ngo ndimbwa vuga ngo vuga ngo ndimbwa inshuro ndimbwa inshuro 3 ndahita nkurekura vuga ngo ndimbwa inshuro 3 rimwe ndikubabara umwana ararize vuga ngo ndimbwa vuga ngo ndimbwa ikintu abantu benshi hano hanze bazi ngo wenda ibintu byanyu ni ibintu biri personal ariko niba biramutse biri personal mu buryo wenda bwa relationship ndimo ndibaza yuko nanjye w'umugabo ntago nawe narakundanye na Jackson ndetse na meme ntago yaba yarakundanye na Jackson nyine rero on my side ndimo ndagira ngo mvuga iki kintu uriya mujama umukoresha yohereza umukobwa ku kazi kuri firidi arabizi ko ari umukobwa ntago ari musaza we bajyanye ngo bararane nibwo ni kumva uburemere bwabyo donc mbere wagira ngo narindi mu gihu ntabasha kubyanaliza neza ariko ubu nibwo nabitekereza bane ubwo rero ibyo bintu bibiri nibyo giye rwose numva kuri ariko abonye ko abantu bamumenye aravuga ati reka none nanjye nkora ikintu cyo gusebya uyu mukobwa bite nanga version ashobora kuzashyira hanze mu gihe ntazi abantu bahite babimenya mbere ari ngiye bivuyeho kandi ntabwo nafite gahunda yo kubabeshya je ntabwo njya mbeshya ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze hano kuri AYS cyangwa se kuri Abayo Yvette Sandrine reka nizere ko ahantu hose muri mumeze neza ariko kandi n'abatameze neza namwe ndabifuriza gukomera ndabifuriza yuko ubuzima bwanyu muri rusange bwagenda neza ikaze rero mu gice cya kabiri nkuko nari nakibijeje kiganiro cya mbere twari twatangiye ntabwo nshobora gukomeza nabanje gufata iyi time uyu mwanya ngo mbashimire buriya nkuko nabivuze mu biganiro byatambutse hari ukuntu umuntu aba abizi yuko afite abantu ariko atazi uburyo abo bantu bashobora kwitanga mu kumurwanirira ntabwo kurwanirira umuntu buri munsi bivuze kumuha amafaranga cyangwa se kureba ibiganiro bye gusa bivuze no kuba wajya kumurwanirira in time wataba hari ukahamubera ntabwo nabasha kubona ukuntu mbashimira ariko gushima niryo jambo rya mbere mvuze muri kano kanya nicyo kintu cya mbere navuga muri kano kanya thank you so much kandi mwarakoze ibyo mwagiyemo byose by'ukuri Imana izabamera umugisha kuba mwarahabaye ku bwanjye kandi mukabona komeje kwaba ku bwanjye Imana ibamera umugisha hanyuma rero nkuko mubizi hari ibintu byinshi cyane birimo kuvugwa byinshi bitandukanye kandi nanjye nari mbizi yuko bino bintu bizavugwa iki kintu cya mbere nicyo turi buze kuza guheraho hari abantu benshi banyandikiye ngo ushobora gusanga ngo ibintu utarubizi yuko ngo bizavugwa cyangwa se bizakorwa muri ubu buryo ariko ikintu tubamo ni showbiz ni itangazamakuru ni amagambo avugwa n'abantu batandukanye ni ku mpande zigiye zitandukanye buri muntu wese ababizi ko iyo atangije ikintu cyangwa se avuze ku kintu kandi mu buryo bwo kutakibwira abantu bake icyo kintu kiba kigiye mu bantu benshi so uba witeguye ko icyo kintu kizakirwa n'abantu batandukanye kandi abo bantu bazacyakira mu buryo butandukanye ubwo icyo ngicyo cyumvikane kukuba video nakoze nari mbizi ko izaba trend cyangwa izavugwa cyangwa ibi bintu bizakorwa of course nari mbizi mvuze ngo sinari mbizi nabandi kwijisha nabandimo no kubeshya nari mbizi hanyuma ikindi cya kabiri turi buze kuza kuvugaho nari nababwiye yuko nari nababwiye ibijyanye n'uburyo bwa professionnel ibyo ngibyo ntabwo nje kubivuga kuko wenda hari ibindi bintu runaka byagiye hanze nari nababwiye ahubwo ko hari ibintu biri pro twavuzeho kandi koko murabyibuka mu kiganiro cy'ubushize nta hantu nigeze mvuga ibintu byo gukundana nta hantu nigeze mvuga ibintu by'amafoto ikintu nari navuze mu biganiro byatambutse ibyo nari nagarutseho ni ibintu bijyanye n'akazi nari nagarutse ku bwambuzi nakorewe nari nagarutse ku buryo umuntu ashobora gukoresha ibiganiro byanjye twaratandukanye nari naragarutse ku buryo nagerageje inzira zose z'amahoro zishoboka bikasaba imyaka 2 ku buryo icyo kibazo kigiye hanze nari nabwiye yuko kandi ntiteguye kurekera kugeza igihe nzabona ko uwo muntu yarekeye gukoresha ubwenge bwanjye kuko no mu masezerano y'umunwa twagiranye ahamywa cyangwa se yerekanwa nayo ubwe yanyandikiye ariko umbwira ati ntabwo nzongera kugushyira kuri YouTube ibyo ni ibintu
byagiye hanze. Ibyo bintu nari nabivuze. Hanyuma mu gukora kiriya kiganiro mu by'ukuri ku bantu bazi Jackson nyiri Red Blue Jade nkuko nari nabivuze, abamuzi bari babizi yuko hari ikintu kizaba, cyane cyane ko bamwe no mu nshuti zanjye barambwiye bati bino bintu binteye ubwoba, abandi bo hirya ku ruhande bati ibi bintu ko biteye ubwoba ko bikanganye. No muri comment hari abantu bagiye babyandika. Impamvu ni iyihe? Buriya iyo urimo guhangana n'umuntu kwemera bigora, cyangwa se uri kuvuga ikibazo ku muntu uzi neza ko kugira ngo azemere ko yakosheje avuge I'm so sorry mbabarira, uyu bizi ko ibyo bintu bigorana kuri uwo muntu urimo kuvugana cyangwa se mufitanye ikibazo, ubu bizi ko nawe azakoresha imbaraga ze zose zishoboka kugira ngo ibintu bibe twisted cyangwa se bihindukirire mu ruhande rumwe, bive ku ruhande rumwe bijye ku rundi. That's why ibyo nabyo nari mbizi, nari mbyiteguye. Nimuza no kuza kureba muraza kubona ko hari abantu benshi nagiye mbwira nti mwe muretse muzamure bizaba, kuko I knew, nari mbizi ko bino bintu byose bizagira aho bigeze uyu munsi, ahubwo byageze hakeya kuko hari aho byari burenge niko ntekereza. Ubwo rero angaha ikintu tugiye gukora cyangwa se ikintu tugiye kuvuga, icya mbere tugiye kuvuga kuri my personal life ni ubuzima bwanjye buri personal kuva nagira muri kiriya kigo cyangwa se muri Red Blue Jade. Icyo ngicyo nicyo kintu cya mbere nababwira. Twari twavuze mu buryo buri professional mu biganiro byatambutse, ndaza kuza kuvuga no munsi kuri personal life cyangwa se mu buzima butari ubw'akazi. Ndaza kuza kubabwiza ukuri, nge narababwiye sindi ryarya niba ikintu gihari cyangwa se cyarabaye, of course ngomba kukivuga. By the way tukiri nawo ngaho, niyo mpamvu hari abantu bajye banyandikira ngo bino biganiro ukora biva hehe, ngo bigenda bite kugira ngo uze gukora ikiganiro wenda cy'amateka y'umuntu kugira ngo tugire inama zimeze gutya. Twaciye muri experience z'ubuzima zikomeye ku buryo kugeza uyu munsi nyine like tuzi ibintu byinshi cyane, yaba ari byatubayeho n'ibyabaye ku bandi bantu. Icyo kintu nicyo cya mbere nabanza nkababwira, no kuvuga ngo hari ibintu bikubaho mu buzima bikakubera byiza, bikakubera isomo ry'ubuzima and you move on, ntango uguma wicaye. Niyo mpamvu ninkora love story mukayikunda, hari aka experience runaka ko muri iyo love story nshobora kuba ngiye kubabwira cyangwa se runaka ndimo ndashingiraho. So icyo ngicyo nacyo cyumvikana. Hari na love story iri recent iheruka, ntekereza ko yitwa umutego w'urukundo. Ndaza gushyiraho akantu kayo cyangwa muze kuza kuyireba muyirebe. Nyine harimo ibintu biba bifite aho bihuriye n'ubuzima bwanjye. Iryo ngiryo nibanga nabibira. Ibi bintu n'ahandi hantu muzabikura ni hano, nta handi kabisa, ni hano muzabikura, kuko ngewe ntango nazanye mwanga no kubabeshya, kandi mfite facts zerekana ibintu byose njya kuvuga. Hanyuma ku kindi kibazo, ndimo ndashaka gusubiza ibibazo nabonye muri commentaires z'abantu bagiye bambaza. Hari abari babimbaza batari kumva wenda impamvu natanze ikiganiro, hari n'abambazaga ku neza bashaka kumenya. Reka duhere ku babimbazaga basanga bari kunyohereza cyangwa se nk'abari kuntegeka icyo gukora. Umuntu arambwiye ngo kuki mutari kujya mu mategeko, n'ibyo bibazo byaravutse, kuki mutajya muri hehe na hehe? Ayishwa ko ahantu hatari kugira ko bitari kuba? Ayishwa cyangwa kuko wenda akazi k'izo nzego kari gukorwa, wenda bakaba batarahamagaza umuntu ari gutekereza ko ibyo bintu bitakozwe? None se hari ikintu kibujijwe ko niba umuntu yatanze ikirego n'urugero yagaruka no mu itangazamakuru akavuga ibintu ukuntu byifashe? Ntabyo mbona. Niba hari ahantu ibyo bintu biba ikibazo, ubwo muraza kuhambwira muri comment, ndazisoma rwose zose, kandi nta muntu nasibira comment. Ikintu cyose wanditse uri free, uvuga icyo ushaka cyose ahangaha muhumve nk'iwanyu. Sibyo ko wanyu ari uvuga ikintu bakenda kukwica, uziye kuvuga icyo ushaka. Ntago ntekereza ahantu, ntago ntekereza urwego umuntu abujijwe kuba yajya kuvugamo ibintu ngo kuko hari ahandi runaka yabivuze. Kuko ntago iyo ugiye gutanga ikirego uhita kugira ngo uhite ugenda ngo uhite uryama ngo uhite uceceka, aho ya uratanga ikirego, ubuzima bwawe bugakomeza kandi mu buzima bwiza, as long as nta cyaha urimo gukora, urimo kuvuga ibintu bufitiye facts, ibintu byabaye, nta kibazo. Abantu rero barimo kubivuga batazi ibyo bari kuvuga, mutuze. Nicyo kintu cya mbere nababwira, ntago muzi birimo kuba, ntabwo you never know what's ikintu kiri kuba mu gihe nta makuru yacyo ufite. Ntugafata umwanzuro ngo nta cyabaye ngo ibiki n'ibiki. Ibyo ngibyo mu gihe utabizi ispera kwituriza.
nanabifata ahubwo no gushaka gucecekesha abantu, kuko buriya itangazamakuru n'ubutegetsi bwa kane ku bantu babizi. Itangazamakuru ni ikintu kiri very strong, hari n'imyanzuro ifatwa n'igihugu, hanyuma itangazamakuru rikaba ari ryo riyitangaza. Bishatse kwerekana uburyo itangazamakuru riri powerful. Wabyanga wabyemera nuko itangazamakuru rimeze, n'abanyamakuru bari powerful. So nta kindi rero icyo ngicyo nicyo nabivugaho ku bantu babimbajije ku neza. Mwabyumvise, muhumure, ntabwo ibintu biri just there, kandi ibintu birimo birakorwa, kandi nta tegeko rihari ribuza umuntu kuba yavuga ikintu mu itangazamakuru mu gihe afite facts ngo yaranagitanze cyangwa se yaranareze. Hanyuma rero ibintu tugiye kugarukaho cyangwa se tugiye kuvugaho muri aka kanya, ntabwo ndibuze kwirengagiza ari ukuntu iyo nka saga imaze kuba cyangwa se nk'ikintu kimaze kuba, umuntu ahita aza agahita aca ibintu hejuru, agahita avuga ngo rero murabona ngo biriya bintu mwabonye ngo ibiki n'ibiki, ngo turi kumwe, ngo tuzabivugaho, cyangwa ngo sinshaka kubivugaho. Oya, ndabivugaho, kandi ndabivugaho mbaha na facts. Ntabwo ndibuze kuza kuvuga ku kintu ntafitiye facts nona, sibyo? Iki kintu, ibi bintu byose ngiye kubabwira biraba bifite facts. Reka duhite dutangira. Ubwo ni nkaho rega ari na love story yanjye. Hari abantu njya mbona muri comment bambwira ngo Sando ngo kutubwira love story ngo z'abandi bantu, ngo azatubwire love story yawe. Baby, iyi ngiyi yari time y'ibyo bintu. Maybe iki gihe nicyo nagombaga kuzaza kuvugira ibyo bintu, kuko nyine wasanga ari iki gihe byari bitegerejwe. Nta kibazo rero mfite cyo kubabwira ibintu byanjye, nta na kimwe, kuko ibintu ngiye kubabwira ni ibintu by'ukuri bifite facts. Ikintu cyose undi muntu azababwira muzamubaza ibimenyetso. Reka tugende. Muri 2019 yenda kurangira, sinibuka neza ukwezi, ariko ni mu mpera za 2019, nakoraga kuri BTN. None icyo gihe nari mfite mu boyfriend w'inshuti yanjye yitwa Gustave. Iwacu baramuzi, ni inshuti yanjye nyine. Uyu munsi twaratandukanye, ariko he is still my friend, my good friend kabisa. Ni umuntu nshobora kubwira wanyohereje 5 akakinyohereza, ni umuntu turi close, niko navuga. Hanyuma rero Gustave aza kunconnecta na Red Blue Jade. Biba ngombwa ko njya muri Red Blue Jade. Gustave turimo gukorayo twese inkundo, ibintu by'urukundo by'iki gihe, sorry sinzi nimba bavuga inkundo, bishoboka ko bishobora kuba bitajya muri plural, ariko urukundo turaruzi. Urukundo rwawe uko uzi rwagustrugglingishije, nanjye byambayeho. Nanjye narastrugglingije mu rukundo bya seri. Gustave yarastrugglingishijemo gake. Hanyuma rero Gustave, ikintu cyaje kuba, twaje gutandukana. Dutandukanywa n'impamvu we ubwe niyumva ari ready bazababwira, cyangwa se ubwo zikajya hanze nkuko n'ibindi byose bigenda bijya hanze, sinzi. Ariko Gustave twaje gutandukana. Muri iyo process yo gutandukana, nicaraga muri office, nicarana n'umuhungu witwaga Idrissa, nicarana na Jackson. Twicaraga muri office turi abantu 3. Urumva umuntu watandukanye na boyfriend afite agahinda. No muri process yo gutandukana kwe narazaga mbabaye, ndimo ndatypinga narakaye byatari ko ngiye buri iyo narakaye ntypinga vuba, ibintu byose mbikora quickly nyine, nkahita nanga ikiganiro. Noneho Idrissa akambaza, Sando kuri gutypinga vuba none ninde wakurakaje? Ngasha cya Gustave se yakoze iki? Nkamubwira. Idrissa byose yarabizi kabisa. Ubwo mu gihe turimo kuvugana, Jackson nawe akaba arinjiye. Habaye iki? Nkamubwira nyine habaye bino na bino, gutya na gutya, nkamuha detail. Izo detail nazo niziba ngombwa, kuko buriya ngende umuntu uri yo, ntango ndi umuntu uri umunyabinyoma. Iyo ndi kukubwira ikintu, I tell the truth cyangwa nkabyihorera. Ni ibintu bibiri. Jackson muri iyo minsi, we na Idrissa bakomeza kumba hafi, kuko urumva bari abantu bari close, abantu twicarana n'abantu tuvugana, abantu tugendana. Ntago twagendanaga, twarakoranaga. Yeah. Ubwo rero muri iyo minsi maze gutandukana na Gustave neza, nibwo Jackson yatangiye gusa nk'ubaririza maybe amakuru Idrissa, kuko urumva nge na Jackson yari umukoresha n'umukozi, hakazamo na Idrissa we wari umukozi mugenzi wanjye. Ni iki kintu nakora kugira ngo Sando mwiyegereze, kugira ngo Sando ibintu bigende neza, tube twaba close. Idrissa ibyamubwiraga nge sinabaga mpari, gusa we yabonaga ko hari something is going on, hari ikintu runaka kijya mbere kuri
my boss ariko ngewe ntazi kuko ngewe numvaga umuntu nubwo atari the closest friend wa my ex boyfriend ariko bari baziranye nge ntabwo nari mwe naratekereje ko ibyo bintu bishoboka ko nakundana na Jackson. Noneho birakomeza muri iyo minsi yose uko ibintu byose byakomezaga kugenda bikorwa n'ubuzima uko bwakomezaga kugenda bugenda urumva umuntu akomeje kuba hafi. Jackson yari wa muntu ushobora kugenda tukaganira nge na Idrissa tukamugira inama akavuga ati ko abantu inzara ibishe tukamubwira ko abantu inzara ibishe wabaguriye amazi akayabagurira akagenda ntango yajyaga apfa kwibwiriza gukora ikintu cyiza nge na Idrissa tutabigizemo uruhare. Ibyo kintu mubanze mu cyumvi ntango njanga kumusebya ndi kuvuga the true story. Idrissa niba ngombwa nawe azavuga cyangwa azababwira uko bimeze ariko uko kuntu niko bimeze niko byifashe ntango Jackson yajyaga apfa kuvuga ngo reka nkore ikintu kintu nge na Idrissa tutamugiriyemo inama. Muri iyo process rero nibwo yaje kunsaba ko nge nawe twakundana. Ibyo bintu ndabyemera. Jackson akaba ari umuntu wari very private. Cyo kintu tuze kucyumvikanaho. Kuba private ngewe nari nzi ko ari umusore ukunda ubuzima bwe bw'ibanga, umuntu udakunda kujya hehe na hehe, umuntu umuntu wiyubatse ni nka gutyo navuga. Ariko nanone nkabona ko hari umuntu ukeneye kuba yagirwa inama nuko nguko navuga. So rero twaje gutangira ubuzima bw'urukundo. Mu by'ukuri ntago ari ubuzima bw'urukundo bwamaze igihe kinini cyane ariko twarakundanye. Hanyuma ubwo mvuze ku rukundo reka twinjire mu rukundo nyirizina. Jackson yari wa muntu reka ndeke kubyita uri obsessed ahubwo ni wa muntu wari very controlling. Sando uri ndi hano uri gukora iki ngiki bimeze gute na gute uko nguko uko kuntu nyine byo ni nko kugufata ni nko kufunga umuntu ni nka gutyo nabyita uri kubyumva. Hanyuma mu by'ukuri mu minsi ya mbere yo gukundana nawe ntago nari nabarabaye deep mu bintu byo gukundana nawe kuko nta nubwo nari ndi kuvuga reka mbanze niyubakire ubuzima niyubakire ejo hanjye heza hazaza ntago nashaka guhita njya in deep muri relationship n'uwo muntu. Icyo ngicyo nacyo kize kumvikana. So rero nyuma yaho Jackson ikintu cyaje gutungurana muri relationship yanjye yose nawe ubwo ikintu hanga ariko nari buze kuza gusimbuka kubabwira nawe ndi buze gusimbuka ko muri relationship ntango habamo ibintu bibi gusa. Yaradutabaye twagize ibyago, yatubaye hafi mu bihe bimwe na bimwe bitari byiza mu buzima bwacu. Hari ibintu byinshi cyane yagiye ankorera ndambi ukakanya ndayimushimira kuko ngo relationship ibigizwe na downs gusa haba harimo n'ibintu haba harimo ibyiza n'ibibi. Urumva ntango haba harimo ibintu bibi gusa haba harimo ibyiza n'ibibi. So rero igihe cyaje kugera tuza gutandukana. Ahangaha niho hari ikintu cya twistinzwe cyangwa se cyafashwe kigahindurwa gutya kandi mu by'ukuri kimeze gutya. Twapfuye iki? Noneho ubwo umunsi umwe ndibuze kuza kuberekeraho kimwe mu bikorwa nababwira. Jackson yaranyandikiye ngo igitondo cyiza n'umunsi mwiza. Umwana yari ramuteruye nyuma nza kugwa gacuho ubu nibwo nkangutse. Igitondo cyiza n'umunsi mwiza iyo message yongera isubiramo bisa nkaho iki gihe yari ayohereje yuzuye ashaka no kuyohereza mu buryo butuzuye. Izi nimero ze muraza kuza kuzibona. Ngewe rero Abayo ikintu narinzi. Iki kintu nicyo ndibuze kuza kubabwira. Kuba umugabo yaba afite yarabyaye. Ntango ko umugabo yaba yarabyaye byambuza kumukunda mu gihe nzi ko atabana n'umugore. Abantu twese ntango dukunda umuntu habaho igihe umuntu akunda umusingo father atabizi ko umuntu ahari cyangwa se ko ibyo bintu hari ukundi kuntu bimeze. So rero ibyo bintu bikahita binahurirana n'uburyo mama uwo mugore we wa mbere nta na rimwe yari yemerewe kuba yaza mu kigo cyacu cyangwa se wenda wasanga ari nako imiterere yari imeze ibyo ngibyo simbiza ariko ngiye nkurikije ibyo nabonaga cyangwa se ibyo naje kumenya nyuma kuko nango ibyo ngibyo ari ibintu byanshimishije. Reba kuba ukundana n'umuntu abakozi bawe batamuzi na n'uyu munsi I bet hari abantu bashobora guhura n'uwo mugore ntibamenye isura ye ntibamenye ntanabasuze kuko nawe ntabazi nabo ntabwo bamuzi, which means ko uwo muntu ntabwo yari open kuba yaza muri company. Icyo kintu kizahangaha kumvikana. So rero ibyo bintu naje kubimenya, maze kubimenya ibintu birazamba. Urumva ibyo bintu bimaze kuzamba muze kwibuka kantu kitwa nakwita obsession, cya kintu kitwa kuvuga nko kumfunga nkaho ndi imfungwa. Uri he uri mu biki byagenze bite ibi ngibi.
naravuze nti ntabwo nakomeza kubaho muri ubu buzima, ibi bigomba kurangira. Ahangaha rero ndaza kubifatanya gatoya n'ubuzima buri pro. Reka tube tuvuye gatoya muri person. Umukobwa mwakoranaga, nyuma yo gukorana mwakundanaga, urwo rukundo yakundaga akazi akora, nawe yagukundaga. So hari uburyo runaka wakoreraga ikigo sinzi nibuka neza ikinyamakuru cyanditse no nkuru, sinzi umuntu baganiriye cyangwa uko byagenze, ariko hari ukuntu cyo cyapfuye kwimenyamo ukuri, tuvanyemo ibyo bamwe ntanazi, kuko naho hari ibintu byinshi najya nkurikirana. Nkanjye sinkoresha Twitter, numva story ibiki nkabona screenshot abantu banyohereje, ariko ntabwo nkoresha Twitter, ntabwo nzi bijya mbere. Ni iyihe mpamvu ibyo bintu byabaye? Iyo niyo mbarutso ya mbere. Jackson ntabwo nshaka gushyira hanze amabanga y'ama message yose yagiye anyohereza, ariko suko ntayafite. Nushaka ko bino bintu bikomeza, I'm ready, nzabikomeza, nzabishyira hanze nanjye rwose nta kibazo. Ariko wibuke nta mutima mubi n'umwe ngamije. Ikintu cyari kigamijwe from the beginning ni ugusolving ibibazo, ukareka kunyaploadinga kuri channel, ibintu byose bikarangira. So rero Jackson ibintu byose bikimara kuzamba, twaraganiriye, ngisha inama, biranyobera, mba confused. Ngewe icyo gihe ntekereza ko ari cyo gihe nabaye confused mu buzima. Ngewe ntabwo nari mbabaye, I was very confused, ntazi icyo gukora, ntazi byari byo. Biza kurangira mvuye mu kigo. Ahangaha tugihari, reka tuze kubanza kwibutsa abantu ko iyo uri umukozi uri mu rukundo n'umukoresha wawe, usabwa imbaraga z'umurengera kugira ngo nabo bakozi batazavuga ngo nguriya muntu ngo akundana na bosi, ngo niyo mpamvu ngo adakora, ngo niyo mpamvu ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu nagerageje kubyirinda. Nta n'umukozi n'umwe nayaje ngo mbwire ngo waruzi n'ikindi, gusa ko ndi muri relationship na nyiri ikigo. Ibyo bintu bashobora kuba baraje kumenya nyuma. Icyo ngicyo nacyo kize kumvikana. Nyuma rero yo kumusezera ibintu byose, Jackson we yumvaga ko hari nzisubira nkasubira ku cyemezo cyanjye nkamugarukira, ariko ibyo ngibyo ntabwo byari gukunda, kuko buriya abagore n'abakobwa twese hari defo tugira nyine, tukumva ko ikintu kibaye kuri uriya mukobwa cyangwa se kuri uriya mugore twebwe kitazatubaho mu gihe kiri imbere. Twebwe icyo kintu ukuvuga ngo umugabo afite umugore n'abana babiri, kuvuga ngiye gushakana nawe, nubwo mbona yuko uriya mugabo nkunze n'ibiki, ukumva ko nushakana nawe ahari uri bubaye wininze ikizi, ko nawe utazi bizakubaho mu gihe kizaza. Hari ibyo uzi, uraje usanze umugabo yarabyaranye n'umugore, abana babiri barabana mu nzu, ni umugore n'umugabo, uwo muntu murakundanye, mu gihe kubana ntabyo uzi, urabimenye ukomeje iyo nzira. Ni ukuvuga se ko wowe uri Imana ku buryo igihe nikigera wenda wowe ibyo ngibyo bitakubaho? Okay, simbizi, ariko njye mu myizerere yanjye numva ko umuntu niba afite umugore akaba afite n'abana babiri, uwo muntu mureke. Njye niko mbyizera n'umutima wanjye wose. Ibyo ngibyo niko biri, uko niko kuri, nta n'ikindi. Jackson rero mu gutandukana nawe, ahangaha niho tugiye kwinjira mu nkuru zabaye twisted. Ni ukuvuga ngo Jackson yarabimenye yuko ibi bintu nshobora kuzaza nkabivugaho kandi nkababwira byose uko byagenze. Ahita avuga ati reka ntitanguranwe, mvuga ibintu mbere kandi mbivugira hano Sando atigeze ajya kubivugira, none ntange indi version ya nyayo ngewe nyifate nyihindurize. Ariko yirengagije ko where is the facts? Ninde ufite facts? Me. Ninde warangije n'urukundo? Me. Why? Ntabwo nari kubana n'umuntu ufite umugore n'abana babiri. Please, atari n'ikintu twari twaravuganyeho ngo wenda sinzaba umugore wa gatatu se wa kabiri bizagenda bite. Ibyo ngibyo ntango byari gushoboka. Urumva ubuzima bwe bwose n'ubwanjye bwose yifuzaga ko bwabamo like nko kufatanya cyangwa se kubana mu buzima. Sinzi ukuntu nabikubwira, ariko urimo kubyumva. Twari tumeze nk'abantu dufite future turi kumwe. So rero ibyo ngibyo ni gutyo byaje kugenda. Hanyuma rero ibyo ngibyo tukibirimo, hari message hanga mfite yanyandikiye ati, honey, I say very and deep sorry of the worst things I did, but wait and see. Hari ibintu byinshi cyane nari buze kuza kuvuga anga biri very detailed, ariko we nabishaka nta kibazo tuzabivuga nino video. Ntabwo nari nzi ko mu byukuri ribuze kuza kuba, kuko twari twatrying inzira z'amahoro, twari twatrying kuvugana neza mu buryo bwiza kugira ngo ibintu bibe byaba solved. Uri kumva? Gusa hari message nyinshi arimo aransaba imbabazi,
arimo aransaba imbabazi kandi Jackson telefone yanjye ntabwo ijya isiba ibintu izo message urabizi ko nzifite narasetse ndamusubiza haha sawa ntari bintegereje uko tuzavugana nta n'ikintu nzagusaba ngo umbwire uzakora ibyo ushaka gusa ntabwo nkibabara pe honestly ibyo ngibyo ni ukuri tukirangaha mu rukundo rwanjye na Jackson ikindi kintu nababwira nuko kumva ngo hari umusore mugiye guhura ibyo ngibyo byari ikibazo kumva ngo hari umuntu runaka mugiye kuvugana ibyo ngibyo byari ikibazo nyine harimo utuntu twinshi cyane tugiye dutandukanye twari gutuma ibyo bintu bitagenda neza cyangwa se bitaba fresh ibyo ngibyo nabyo muze kubyumva so nkahora nibaza se niba ndi kumwe n'umuntu ndi imfungwa ye bimeze biti kumbe ntabwo ari njye gusa ariko ndi imfungwa kuko hari n'abandi benshi cyane nabo bari bameze nk'izo mfungwa harimo n'uwo already babanaga nyuma rero yo kuva muri Red Blue Jade ikintu cyahise gikurikiraho ni iki naramusabye niba uri inshuti yanjye niba bino bintu wumva yuko byagenda neza wowe genda n'umugore wawe musane urugo rwanyu nge sindi urimo I'm so sorry aho nabaye involved hose mu bintu byanyu cyangwa se mu kuntu kose mwabanye umbabarire ikindi kandi nakubwira Jackson ubu bizi unabizirikane izo message nazo zirahari ubu bizi unabizirikane ko ngewe Abayo nzajya gusaba imbabazi uriya mugore impamvu uzajya kumusaba imbabazi rero nizi nuko umugore wawe ngiye namuhemukiye ntabizi umugore wawe ntabwo namuhemukiye ari ibintu nzi ntabwo nabyutse ngo mvuge ngo let me go and betray this woman nzajya kumusaba imbabazi hanyuma mpite ngaruka ku kintu cyitwa ngo space cyaraye kibaye abantu mwakoze iyo space sinarindimo nta nubwo nigeze nyikurikirana bambwiye ngo yari ifite amasaha nibarani sinibuka neza ayo bambwiye ariko bambwiye ko hari ikintu mwavuze mwebwe mutazi icyo cyambere reka aricyo mpita mbanza mvugeho ngo harabaye ngo hazabaho ngo naramusabye ngo na ndongore cyeka niba bavuze ibintu bitari byo cyangwa bambwiye amakuru atari ariko niyo makuru mfite ngo Jackson arabyanga none se ko yabwiye ko twakundanaga niba koko ibyo bintu ngiye Abayo narabivuze kubera iki yabikoze icyo ngicyo nicyo cyambere kuki atigeze abikora niba twarakundanaga why iyo proof ni iyihe ntago nyizi ikindi cya kabiri umukozi niwe ujya gupropoza boss ko babana ngiye Abayo ni kujya gupropoza Jackson ngo reka tubane ese nari mfite icyo gihe cyari gutuma ngiyewe njya gusaba umuntu ngo reka mbane n'uyu muntu nta na kimwe ibyo ngibyo ni ugufata story ukayiyemversa ukazana ibitari ukuri akaba ari byo ugira ukuri ntabwo nari gushobora kubana n'umuntu ufite umugore iyo niyo key y'ibyo bintu ntabwo byari gushoboka ikimenyimenyi izo record Jackson nifuza ko zijya hanze zizajya hanze nta kibazo ibyo byose bizasohoka bizajya hanze kuva muri company kwanjye no kuva mu rukundo kwanjye byarakudisappointinze biranakubabaza cyane kugeza aho wumvaga ko ntabwo bishoboka ntabwo byakunda Abayo yagenda ati ntabwo bishoboka urumva icyo ngicyo kirabo Jackson nyuma y'icyo gihe yarambwiye ati ngewe ntabwo ndi in love n'uriya muntu twabyaranye niyo mpamvu azagenda tukabana mbabarira bino bintu byumve ndambwira ntabwo byashoboka icyo gihe ni nabwo hatangiye urugendo rwo kumwishyuza mpita ngaruka kuri bantu bavuze ngo depression ngo ibiki n'ibiki ese mwabantu mwereka mbibarize kino kibazo depression umuntu agira wowe nk'aho wicaye aho ngaho cyangwa ibyo byose urimo gukora waba uri sire neza ko umuntu ufite depression ari we muntu wasoje urwo rukundo ibyo bintu bibaho bimaking sense wagira depression umuntu wanze akiri kugusaba yuko mwasubirana wagira iyo depression ese wagira depression waretse umugabo afite umugore ushaka ko abo bantu bakomezanya iyo ngiyo wayigira muraza kumbwira ubwo buri wese afite ukuntu judging ibintu bye ubwo buri wese aze kubifata uko abyumva gusa icyo nababwira cyo nuko buri munsi umuntu wavuze ikintu bwa mbere afatwa nk'ari we ukuri kuko uyu munsi ni Jackson wavuze bino bintu mbere ariko nari nabibijeje nimubyibuka muraza kwibuka mu kiganiro cya mbere nari nababwiye ni bino bintu nzabivugaho ntanga ari uko nguko byagenze ngiye nta nubwo namwanze twastopinze relationship kwiyakira ibyo ngibyo biranga icyo ngicyo nicyo kindi navugaho hanyuma ikindi kintu nabonye abantu bari bavuze muri space kuko ngiye nta nubwo nzi n'ukuntu niba ari space niba ari ibiki bikorwa ngo baramubwiye ngo ndumva nta kindi kintu kiri mu byo bavuze kiranga naba ngiye kuvuga hanyuma inyuma y'uko mvuye muri Red Bull rero ibintu by'inzu ndabona ngaha birimo
inzu Jackson yarayishyuye cyangwa ntayo yishyuye? Yayishyuye ryari? Jackson mubyibuke nari babwiye yaramfitiye amafaranga menshi narabwiye ngo ayo nibuka ni 2,200,400. So rero mvuye mu kigo nkeneye kujya gutangira ubuzima bwanjye, nkeneye kwimuka, nkeneye gustatinga over, sibyo? Niba nta mafaranga mfite umuntu yaranyambuye kandi narakoze n'amafaranga yo kwimuka nayo nyabure, ahubwo yababwiye make yampaye nayo kwimuka. Urumva ndaza ndamubwira rero Jackson kuko ibintu byacu byari biri very complicated. Uri kumva umuntu arimo gushaka ikintu ariko icyo kintu ndafite ubushobozi bwo guproviding. Uri kubyumva? Iki kintu nicyo yarayishyuye inzu, ariko mu kwishyura inzu ntago yishyuye inzu nk'umuntu nyishyuye, kuko we ubwe yaje no kwihurira na landlord. Ndamubwiye wampaye amafaranga nkajya kwishyura inzu, iyo nzu uzishyura ngahe? Ndamubwira uzayishyura hehe? Ndahamubwira none se waretse nkaza tukajyana aho hantu ukahishyura. Ndareba nsanga ntabyemera se amafaranga yo kwishyura inzu nubwo nakoze byose bikagenda neza biri buze kuza kuvayo biraza kuza kugenda gute? Nsanga uko kuntu ntako. Uri kubyumva? Jackson araza ahura na landlord wanjye yitwaga Mama Ange. Twamwishyuye ayo mafaranga nta nubwo nigeze nyakoraho, ntababeshye nta nubwo Mama Ange niwe nibwo naje kumazanya basinda amafaranga bakwishyuye yarangara aza kuyambwira kuko nge ntabwo nari nyazi. Ubwo muri iyo minsi yakurikiyeho Jackson yashatse kuzageza muri iyo nzu yishyuye nkuje kureba maybe umugore wa hari sinzi ubwo icyo yumvaga ko aje nko kureba simbizi. Ndamubwira nti ntabwo bino bintu byakunda, nta kintu na kimwe nge nawe hagati yawe cyashoboka. Wanyishyuriye inzu mu mafaranga yanjye, nta nubwo ari favor wangiriye, waranyishyuye wishyura inzu. Ano ni amafaranga yanjye, ino ni inzu yanjye, taha. Aho niho hari ki y'ibibazo byose. Why? Jackson ntabwo yumvaga ko umuntu yagenda, ntabwo byari kumushobokera. We muri we yaravugaga ati Sandrine aragiye birarangiye, nishyuye inzu biranze, ntabwo bishoboka. Uri kubyumva? So rero we naho ngani we yise ashaka atangira gushaka ikintu yakora kikambangamira. Yahereye muraza kumbabarira ntago ngamije kwerekana cyangwa gusenya urugo rw'umuntu, kuko nge honestly ntagiye kubabeshya nabwira umuntu bari kumwe nti good luck, nta mutima mubi na muto yamfitiye uwo muntu bashakanye cyangwa umuntu babyaranye. Hoya namwifuriza ahubwo amahirwe masa, nta kindi kintu navuga. Icyo ngicyo nicyo kintu cyonyine navuga kuri bino bintu, nta kindi. Jackson yatangiye kujya postinga agamije nko kunyereka ngo nubwo wagiye I have somebody and I was okay. Nta kintu na kimwe byari bimbwiye ibyo. Posting ibintu byose ushaka, mu postinga ushaka, kora ukuntu kose wumva ibintu, that's your life. Ubwo ngo n'ubuzima bwawe, sibyo? Ubwo ngo n'ubuzima bwawe, nge nta kintu ubuzima bwawe bundebaho, nta kintu na kimwe ubuzima bwawe bumbwiye. Ikibazo nifitiye this time ni amafaranga yanjye, ari nayo ya message nabohererezaga, kuko Jackson aratangiye kumwishyuza. Nkuko mwayibonye ziriya message nta hantu namwe mvuga mu rukundo ngo ndababaye, ngo kwanyanze, ngo am depressed, ngo biki n'ibiki, ngo mfite nimba, ngo mfite agahinda. Ibyo se birihe? Kintu nari nyene cyane amafaranga yanjye. Icyo kibazo nari mfite cyari kinkomereye, kuko miliyoni zingahe zose nanga ari amafaranga make. Ayo mafaranga se nigeze nyabona? Ntayo nigeze mbona. Urumva? Ibyo bigahita binahuriramo na kwa kunyabuzinga. Uri umukobwa nta kintu na kimwe wageraho. Uri kubyumva? Kuko yishyuye inzu mu mafaranga yanjye, ndongera mbisubiremo inshuro nyinshi, kuko ntabwo ngewe ntango umuntu yaje kunyishyura inzu for favor. Yaje kunyishyura inzu my money mu mafaranga yanjye. Ntango yaje ngo avuge ngo Sando mwugiriye mwereka nkwishyure. Happy yarandimo amafaranga menshi, yari yabaye disappointed y'uburyo mvuye mu kigo. Icyo ngicyo nacyo tuze kucyumvaho. Ubwo ibyo byanze Jackson yakoze ibintu byinshi cyane atekereza ko byari kumbabaza pe, ntango ndi kubabeshya. Nanjye icyo gihe cyose nkagerageza uko nshoboye kose. Nibwo yaje yibuka ko mu masezerano nge nawe twagiranye harimo ko ibi biganiro ni nkaho mbikodesheje na Jackson. Uzabishyiraho, numara kubishyiraho twari twanavuganye ahubwo mbere ko yajya bishyiraho byamara kumwishyura akabikuraho. Ariko nanjye ntafunze umutwe ndavuganire okay reka twicare turebe icyakorwa. Dusanga icyakorwa nuko ibiganiro yajya bishyiraho, yamara kubishyiraho akabigumishaho akanyishyura. Ariko ndamubwira nti ibi biganiro nubwo mbikoze nona ntuzabiri uploading ikindi gihe, kuko ngenda umunyamakuru ndiga, ntabwo uburyo nasomaga kera ariko nsoma ubu ngubu, ntabwo uburyo ibintu byari bikoze ariko uyu munsi bigikorwa. Jackson yahise yicara avuga ati okay Sando nibutse ikintu gishobora kumubangamira. Ari naho yambwiriye ngo azangendaho ubuzima bwanjye bwose kandi azakora buri kimwe cyose kibi mu kwangiza izina ryanjye. Muri kubyumva? Ubwo ikintu cyahise gikurikiraho ni iki? Yahise yicara
ahita atangira kuri uploading ibiganiro aribyo nabwiye muri ibya indi nise professional life, atangira ku uploading ibiganiro mpamagara abantu bashoboka bose kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Jax arakomeza arabyanga, arakomeza akora ikintu cyose yumvaga cyari bumbabaze, ariko njyewe nari naramubwiye nti ikintu cyonyine nakora kikambabaza no gukomeza kunkoresha natandukanye nawe, kuko iryo ni isezerano njye nawe twagiranye, ibindi byose uzakore ibyo ushaka. Tukiri hano mu gutandukana na Jackson nabibabwiye ko nari namubwiye ko nzajya gusaba imbabazi wa mugore we wa mbere, nibyo naramuhamagaye. Sinjye wamwiyamagariye kuri call yanjye. Hari umwana witwa Natasha nekereza ko ari nayo mpamvu yaje muri no space, kuko afite role nini mu bintu byabangamiye uriya mugabo. Nahamagaye Natasha ndamubwira Natasha, niwe wari uzi uwo mugore, ati reka mbahuze, nimara kubahuza umusaba imbabazi, it's fine. Izo mbabazi nazimusabye ahicaye. Natasha yarahicaye. Tukiri kuri Natasha, muraza kumbabarira njye ninjye mvuga ikintu njye ntanga facts. Natasha ndaza kumuhamagara. Niba harimo ikinyoma na kimwe, Imana yo mu ijuru impane, cyangwa ubwo niba hari ruswa runaka nabana hari Natasha kugira aze kuvuga bino bintu, ubwo iyo ngiyo nayo izakorerwe iperereza. Niyo mpamvu yaje muri no space, kuko afite role nini mu bintu byabangamiye uriya mugabo. Nahamagaye Natasha ndamubwira Natasha, niwe wari uzi uwo mugore, ati reka mbahuze, nimara kubahuza umusaba imbabazi, it's fine. Izo mbabazi nazimusabye ahicaye. Natasha yarahicaye. Tukiri kuri Natasha, muraza kumbabarira njye ninjye mvuga ikintu njye ntanga facts. Natasha ndaza kumuhamagara. Niba harimo ikinyoma na kimwe, Imana yo mu ijuru impane, cyangwa ubwo niba hari ruswa runaka nabana hari Natasha kugira aze kuvuga bino bintu, ubwo iyo ngiyo nayo izakorerwe iperereza. Reka duhamagare Natasha. Nari namubwiye nti njye nabwiye ntango nzazanga kubaryarya, nari namubwiye nti Natasha nshobora kuza kuguhamagara mu kiganiro ndi buze kuza gukora, uze kuza kuba uhari. Kumva namba yiciyemo. Allo? Natine. Karame. Bimeze biteze? Meze neza ma. Rero. Cyagiye nkuko nari nabikubwiye turi mu kiganiro. Uri kunyumva? Ndi kukumva neza. Ndagira ngo niba byagushobokera umbwira akantu gato cyane waba uzi kuri Red Blue JD nanjye na Claudette. Lore runaka waba waraprayinze muri ibyo bintu nta kindi. Akantu nabanze kuri Red Blue JD nawe na Claudette. Cyangwa reka ndeke kubaza wenda gutyo wasanga iki kibazo gikomeye. Mbwira Lore wa playinze hagati yanjye wenda na Claudette se? Okay. Wewe mbwira ibyo ushaka. Ikintu nakoze hagati yawe na Claudette, okay, narabahuje. Yego, narabahuje nyine kugira muhure ninjye wabikizemo uruhare kugira ngo uhure na Claudette. Tumaze guhura nakoze iki? Allo? Tumaze guhura ni iki nakoze? Mumaze guhura wamusabye imbabazi. Mubwira ko mubwira nyine kuntu watangiye wamenyanye n'umugabo we. Buryo yakubwiraga uburyo uriya mudamu bahuye ari gold tiga kuri we. Umusaba imbabazi akubwira yuko impamvu atigeze abitindaho cyane n'impamvu yemeye guhura nawe ari uko nyine atarazi ko yari abizi neza ko atari we wenyine umugabo wa Tereta. Yari afite abakobwa benshi yateretaga asohokana Kirubavu nayo yose yajyaga kurya. Yari abizi rero ko uzabimenya ukabyivana amatiri wajya kurwana. Nata urakoze imbabazi muri yonga. Imana ibintu biraryoha, dutangira no gusohoka ibintu biraryoha pe. Nta kindi kintu numva nakubaza ni ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Yego urakoze nawe. Turi kumwe. Abayikize nyine ndaza kukubwira. Abaye ndaza kukubwira. Bwira mari iyi mihanda ya Kigali irimo ibihuha none numiwe. Ngewe buretse ari umunyamakuru ushaka kwisakira wamesha n'inzu izina ryanjye mu kiganiro. Bazimvanemo. Okay, nari. So Natasha kuba yaravuzwe muri ino case mu bantu bashaka gusenya kino kigo nuko yampuje n'umukobwa nagombaga kujya gusaba imbabazi, kandi Jackson mu mutima yarumvaga ko nkwiriye gusubirana nawe. Hari n'ibindi namubwiye nari buze kuza kuvugira ngaho warabizi biramubabaza. Gusa ikintu yarambwiye ati cyambere ndagushimira. Tanga ari abantu benshi
bagira buno butwari. Ikindi kintu cya kabiri yarambwiye ati kandi ntiwumve ko ari wowe wenyine ibi bintu byabayeho, hari n'abandi benshi, ntabwo ari wowe gusa. Ibyo bintu yarabimbwiye. Ntekereza ko ari nayo mpamvu Natasha yaje muri bino bintu nk'umuntu uri ugowe, ufite ibibazo, ufite ibintu wanzwe, cyangwa ushaka gusenya kampani y'umuntu, kuko yampuje n'umuntu nagombaga gusaba imbabazi. Ariko gusaba imbabazi ntabwo ari ikintu kibi, ni uburenganzira bw'umuntu wumva ko yakoze ikosa agomba kugenda agasaba imbabazi. Icyo gihe uwo muntu yarampaye imbabazi, tumaze kuzima aranambwira ati ahubwo tuzasohoke twisangirire. Turabikora, turasohoka turasangira, twabaye connected mu minsi mikeya. Ikintu cyaje kuba rero ni iki, kugira ngo iyo connection ibashe kurangira, njye ubwanjye Abayo naricaye ndatekereza, ndavuga nti hari ikintu kimwe, abantu bombi byanze bikunze barabyaranye nubwo batandukanye. Kuko icyo gihe tujya gusaba imbabazi uwo mukobwa yaratubwiye ati nanjye twaratandukanye, ntabwo tukiri kumwe. Mpite nanabaza ahangaha Jackson, ese Jackson niba waratandukanye n'uriya muntu mwabyaranye kabiri, nanjye tugatandukana, ibyo byose ni amakosa yacu? Na yacu? Ntabwo ari gutyo mbitekereza. Turangije turaganira, muri iyo minsi turaganira, ariko nigiye byajemo ndavuga nti ntabwo nakomeza kuganira n'umuntu ari yarabyaranye n'umuntu wanze kunyishyura, umuntu urimo gukomeza kunkoresha, umu ex wanjye. Ino relationship iri toxic, reka tubihagarike. Ntabwo twandikiranye ngo rero ngo urabona ngo nda breaking up n'ibiki, connection yarakonje. Ntabwo twigeze twongera gusohokana, ntabwo twigeze twongera kuvugana ibintu birenze cyangwa se bimeze gute na gute. Ariko ku kuntu ibyo bintu byarabaye, tukiri ahangaha hano hari video. Iyo video kubera amategeko y'u Rwanda ntago ndibuze kuza kuyiplayinga hano kuri YouTube, kuko hari gukoresha ifoto y'umuntu muri mu bintu nk'ibi ngibi ntabwo ari ikintu cyiza, ntabwo ari ikintu nazanga gukoresha. Ikindi kumushyira hanze ari umuntu ibyo byose byabayeho, ntabwo ari ibintu nanjye naba numva ndi proud yabyo. Ariko iyo video irahari. Iyo video irimo iki? Niyo video ntekereza ko ishobora kuba ngo yiswe ngo y'urukundo. Irimo bimwe mu bintu nababwiye mu kiganiro cya mbere cy'uburyo uno mugabo yabusinga igitsina gore akumva ko atari abantu buzuye. Narabwiye ngo afata abagore nk'imbwa. Ni ibintu yinjoyinga, ni ibintu aho umwanya we, ni ibintu yishimira, ni ibintu nyine we ku giti cye aba yumva ari ibintu byiza. Anabikora arimo guseka, ntabwo abikora babaye, reka abikora ari bimeze neza cyane. Kereka iyo uwo muntu ashaka kwirwanirira nibwo abizanamo umujinya. Uko kuntu ni ukuri, ibyo niko biri. Anga rero niki cyavuzwemo, reka mu cyumve. Vuga ngo ndimbwa. Muri kubyumva? Vuga ngo ndimbwa. Vuga ngo ndimbwa cyane. Bivuga inshuro 3 ndahita nkurekura. Vuga ngo ndimbwa inshuro 3. Rimwe. Ndi kubabara, umwana ararize. Vuga ngo ndimbwa. Vuga ngo Vuga ngo ndimbwa. Inshuro. Ndimbwa. Vuga inshuro 3 ndahita nkurekura. Vuga ngo ndimbwa inshuro 3. Rimwe. Ndi kubabara, umwana ararize. Vuga ngo ndimbwa. Vuga ngo Vuga ngo ndimbwa. Inshuro. Ndimbwa. Ngewe Abayo kuba aka kanya umuntu, reka tubanze dore ku bantu bazi ijwi rya Jackson, kuba ino yakwitwa video y'urukundo mu maso y'abanyarwanda ni ikintu cyaba kibabaje. Ngewe ino video aho yavuye n'uburyo amagambo nakurikijwe mu kuyihabwa, ntari buze kuza kuvuga kubw'impamvu z'umutekano uwuyirimo n'uwayimpaye. Nicyo kintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo kwifata umuntu ukamutegeka kuvuga ngo nimbwa, uri kubyinjoyinga. Reka tureke ubufeministe, reka tureke ubugore, tujye kuba umuntu.
aho hantu harimo umuntu. Ese nkeneye iyihe proof yo kwerekana ko ibyo bintu byabagaho kurenza ino yonyine iri hano? Mvuze yonyine kuko mushobora gutekereza ko maybe niyo gusa. Niyo gusa se? Ntabwo ariyo gusa. Umuntu uvuga ngo nagize depression, njyewe nagize depression, iyo umuntu wabwiraga abagore ngo vuga ngo ndimbwa, iyo depression narayigize. Njye ntanababeshye no video nkibona numvise mfite umujinya, ndanarira, narababaye. Iyo depression wayigira. Honestly tujye tuvugisha kuri, ntitukazaye tujya mu bintu byo kubeshya, tuvugisha ukuri. Ibyo bintu byakunda? Ntabwo ntekereza ko byakunda. Noneho mu kuyireba yari yamupfukamishije. Umuntu wese ubibonye babifata mu buryo bubiri. Bamwe this is for fun, abandi bino bintu birakabije. Reka tujye ku ruhande rw'abifata this is for fun. Nihe wabonye so na nyoko cyangwa umugore n'umugabo cyangwa couple muturanye cyangwa bande nabande umuntu apfukamisha umwe ari kumukanda hano, kwa kumukanda ko kumubabaza mwumvaga induru, ari kumubwira ngo vuga ngo ndimbwa? Ibyo bintu byabaye he? Ntabwo matekereza. Nimba bayari ngiye kibazo kuri no case, okay. Nari navuzeho ibyo ngibyo, reka tubirangiriza aho ngaho. Ubwo niba ngombwa ko bizakomeza cyangwa se hazagira ibindi bintu bivugwa, nabyo nta kibazo bizavugwa. Ahubwo ikibazo mfite none hanga muri kano kanya, ngo hari ikindi kintu cyavuzwe ngo hari ngo abanyamakuru ngo barimo gufatanya natwe ngo biki n'ibiki sumbaze. Ijyari cyo muri kano kanya nge ntekereza ko ningiye umuntu ufite wateye intambwe yo kuba nasobanura bino bintu cyangwa se ngabivuga mu buryo birimo. Mpita mbona n'abandi benshi cyane bavugiye kuri njyewe bavuga ibibazo byabo, kandi ibibazo byabo bijya hanze. Abo bantu nabo ni abantu nyabantu, ntabwo ari ibisimba, ni abantu bakeneye kumvwa. Kubera iki Abayo ari we muntu uri muri no case gusa? Nuko ari njyewe ufite YouTube channel, nuko abandi bahise bareka iby'ubunyamakuru. None se bo nimba bararetse ubunyamakuru si abantu? Ni abantu. Uko byagenda kose ni abantu kandi bababaye bakeneye kumvwa. Rero ino case nimwigere Red Blue Jade cyangwa Jackson na Sandrine, ni case irimo abantu benshi itanafite ayihuriye n'ibi bya relationship gusa birimo biragenda biza. Of course relationship, people love, abantu bakunda urukundo, bakunda na breaking news zirimo ibintu by'urukundo n'ibiki n'ibiki, ibyo byose abantu barabikunda, I know. But ese ibyo bintu koko abantu bakunda cyangwa ibyo abantu bakeneye kumva ni nge gusa ubifite cyangwa hari n'abandi bantu bafite ikibazo? Aho ngaho niho turi buze kuza kwinjira mu kuvugisha abandi bantu, ariko muze kumva ko atari nge gusa ufite icyo kibazo. Abo banyamakuru bandi bavuzwe ngo navuze ngo hari iyo campaign ngo y'abanyamakuru bazakora, abana bakoze muri Red Blue Jade babonye maze gutanga ikiganiro bifuza ko nge nabaha ikiganiro. Ndambwira rero nge ntago nkora amashow, ntago nkora ama talk show, ntago nicaza umuntu ngo mubaze ngo this and that. Ahubwo ikintu nkora nganira n'umuntu, naguhereza umuntu muganira. Umunyamakuru naguha nimero z'abanyamakuru runaka twagiye dukorana, wowe ukazabiyakira ikiganiro, ibyo mukaba mwabivugana. Abo bana nibo nagiye mpa nimero z'abanyamakuru bakora ama talk show. Urumva? Kandi umunyamakuru gukora ikiganiro cyo kuvugana n'umuntu niwe ufite uburenganzira bwo gutanga icyo kiganiro. Uri kubyumva? Hari nabambwiye ngo wadusabiye abo banyamakuru bakazaduhereza ibiganiro. Ndababwira nti ngizi namba z'abanyamakuru, ngaba n'abanyamakuru, ni mube connected, muvugane, muganire, kandi muvuge ibibazo byanyu bijyanze bikemuke. Kuko sinjye gusa ufite kino kibazo. Ikibazo abantu bafite nuko barimo kumva ko ari Abayo gusa wagiye hanze ngo avuge kino kibazo, cyangwa se ko najanga mu gusebya company. No, ntago ari njye gusa ufite kino kibazo. Ni naho numviye ngo message yasohotse, kuko njyewe ibyo bintu byose bijya kuba n'ubwo bukwe Jackson yatanze bari abantu ngo bavuge ibi bintu nibyo byabaye. Jackson yaranyandikiye ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri ku munsi wo kwa gatanu, ati hayi Sando amakuru y'iminsi, anyohereza invitation ati muratumiwe umunsi mwiza. Ndambwira hey boss, shanda komeye imizi fresh, thanks, gusa ku itariki 13 ntabwo nzaba ndina. But honestly niyo naba mpari, I'm not a fan of your couple. I think you betrayed Mama Gwiza cyane kandi I love her very much. Nubundi rero sinaza ariko imyiteguro myiza vraiment. Ibyo bintu nari mubwiye ni message yanjye namuhaye, kandi na n'uyu munsi nabisubiramo
kuko niyo umuntu ntabwo nanjye gusererega ibyo bintu byababaje. Hari abantu benshi cyane bababajwe n'ibintu byagiye biba, buri muntu wese afite uko abyumva, buri muntu wese afite icyo atekereza, buri muntu wese yari afite ikintu atekereza kuri bino bintu, ariko nta muntu n'umwe wari wishimiye cyane story yarimo kuba, kuko wanakwibaza ngo hashize igihe kingana iki atandukanye n'umugore babanaga mu nzu mbere yo gushaka undi, mu by'ukuri nta n'amezi 5 ntekereza ko arimo, ntayo. So rero ibyo ngibyo nge ntabwo ari ibintu byandebaga, mwese mbabwije ukuri. Umuntu wese uzajya kuvuga ngo Sando ngo yababajwe nuko nguriya muntu ngo yaba yaragiye gushaka undi muntu, n'ubundi ntago nari kuzashakana n'umuntu kuko ibintu byacu nari narabirangije, byari byararangiye kera. Ahubwo nge nifuzaga ko byibura ya solving cyangwa se yakemura ibibazo biri hagati ye n'undi muntu, ariko nabyo ntabwo ari ibintu byandebaga, byari business y'imureba hagati ye. Ari nayo mpamvu ibi bintu byose ndimo kubabwira none hanga muri kano kanya ari ibintu bisaba cyangwa se byasabwa ko hagaragara proof ngizi ibingibi narabimubwiye, ibyo nibyo. Ikindi kintu cyanyuma numva twahita tunasorizaho mu by'ukuri ibintu bita campaign. Aba bana bose hari abagiye bavuga mu bitangazamakuru bitandukanye, hari abagiye bahura n'ibibazo bitandukanye, gusa ikintu twese twemeranywaho nuko bamwe n'abanyamakuru abandi ntibakira abanyamakuru. Ariko nkimara gusohora ikiganiro cyanjye hanze, ndaza kubasomera ibintu byagiye bivugwa na bamwe mu bana twakoranye, none mumbwire niba abo bana nabo bafite depression y'urwo rukundo cyangwa se bafite ibindi bibazo. King J yaranyandikiye ati, nako ntabwo yabinyandikiye. Uwitwa King J yagiye kuri story ye arangije arandika ati, ibaze kurahira ukanahiga ngo King J kuba avuye mu kigo cyanjye ntazigera atera imbere. Bro, ndi creator, ahubwo uzi ubwenge wakipinga projet zanjye zose nagukoreye kuko uzaziriraho igihe cyose uzaba ukiriho, ariko bisaba mind. Iyo ni post ya King J. Post ya kabiri yaragize ati, Muzehe Keve content creator written and directed by me. Niwe wakoze Muzehe Keve. Uyu King J yerekanye uburyo ari wakoze Matayo High School, yerekanye uburyo ari wakoze Subu Comedy, yerekanye uburyo ari we wakoze movie zose zakorerwaga muri kiriya kigo. Ibyo biri no muri credits bahaga iki kigo. Ibyo ni ukuri. King J yarananditse ati, umunyarwanda akakwitura kuguhemukira. Ati hari abantu benshi bakomeje kumbaza impamvu Kibobo atagikina filime nka buri nicyo mbasubiza, gusa guys abanyarwanda bagirirana amashyari ku buryo icyo ugezeho cyose cyangwa iterambere ryawe rikongerera abanzi kuruta inshuti. Trust no one, kuko inshuti muri kumwe cyangwa bo ukorera siko bagukunze. King J na postinze izindi post zijyanye na kira kiganiro cyanjye. King J nawe yakundanye na Jackson. Ibi bintu urukundo rwabo rurapfa, amaze gukundana na Jackson urukundo rwe rupfuye, aragenda ajya kugira depression. Cyangwa King J kuko atari umu YouTuber nk'abayo, we ntango story ye igomba kumvwa. Mwabanyamakuru mwe, mwaba spaceman mwe, mwaba Twitter mwe, ibyo muvuga byose, try to see both sides. King J afite depression y'urukundo. Uwo ni King J. Ku kiganiro cyanjye kigifite comment 1700, uwitwa Tumushimishe Eve yanditse ino comment ngiye kubereka nayo. Yaragize ati, ntaho kuvugira mfite. I have worked for the company for more than 3 years. Sando ndariza amarira gwa ku matama kandi ndi umugabo. Thank you for speaking. Eve nawe yagize depression y'urwo rukundo, yayo mafoto y'iyo relationship, aza gutera comment kuri kino kiganiro. Ni gutya nawe ibyo bintu byagenze. Ubwo muzajya mwisubiza kuko ngiye nta kindi kintu mfite cyo kuba navuga hanga kitari ibyo ngibyo. Hanyuma uyu mwana wese namuvugishije, ntabwo naza guhita mvuga izina rye, ariko nabyemera ndaza kuza kumubwira mvuga izina rye. Mu gushyira ano mafoto hano ndaza kumamagara numva uko bimeze. Yaranyandikiye ati, merci beaucoup, nukuri nishimye bikomeye ko wazirikanye bino bintu. Ubijwi ryanjye riraza kugera kure abanyarwanda kumenya ubu. Reka tureke kuvuga ubugome wenda, ariko nibwo bwanditse bwa JD. Birakebura n'abandi bameze nkawe. Nukuri ndabigushimiye cyane, nanjye ndahari, nuko narindi muri Coupe d'Afrique, gusa nimbona time nanjye nzaza. Ashyiraho n'akantu ko kwerekana ko atushyigikiye. Ati sinakwishimira ko abandi bana bafite impano bababara nkuko twababaye, kuri nge iriya yari nk'inzira y'umusaraba. Uyu mwana ni umuhungu. Uyu mwana nawe yari afite depression. Nawe yari relationship irapfa,
arangije ipfuye aragenda aravuga ati uriya mugabo amaze kubaka reka nze mpite mushyira hanze. I don't think so. Gusa wenda nibyo nari nabwiye n'ubushize, buri muntu wese afite uko atwara ibintu, buri muntu wese afite uko yumvamo ibintu, afite uko atwara ibintu mu buryo bwe, nta kibazo na kimwe mbifiteho. Ntabwo ari abangaba gusa. Ngewe aka kanya ikintu kitumye nicaye ahangaha, mumva ukuri muyungurure utwara ibyo ushaka rwose, gisindi buze mu mutima wawe ngo nkubwire ngo urumva ngo vanamo biriya bavuze hoya, kuko nta n'ikintu nigeze makana mu by'ukuri mu byavuzwe, nta na kimwe. Ahubwo uko kuri kurimo gushaka kuba passived mu buhe buryo, ukuri kurimo gushaka gufatwa mu buhe buryo, nicyo cyonyine navugira ahangaha nona. Ndekwe bimeze bite? Ndashima Imana nta kibazo. Amakuru yawe? Amakuru yanjye ni sawa. Nanjye meze neza nare. Okay, impamvu rero nari nguhamagaye nigeze kubikubwiraho gatoya, ndavuga ngiye gukora ikiganiro, umuntu wese wumva yaza kuvuga uko ubushize nari nakoze ikiganiro abantu benshi bansaba yuko twazakora ikintu kimeze nka interview, ndavuga ndaza kuza kubashyiramo bumva ukuntu ibintu byose byifashe. So rero nari ngiye kuguhereza time ukavuga ikintu cyose ushaka kuvuga ubundi bikarangira. Ubundi ibintu bikarangira? Naho ndivuga ibintu bikarangira mu buryo bubi, like no kuvuga how do you feel mu bintu bijyanye na Red Blue cyangwa Jackson, no warangiza kubivuga nta kindi, ni ukuvuga ngo hari version yindi yasohotse niyo ndimo kugira ngo abantu babashe kumva ko hari abantu benshi batigeze bavuga ikibazo, rero bakagira ngo kiri ku muntu umwe cyangwa kiri personnel, kandi ari ikibazo cya company. Nibyo urakoze cyane, ahubwo banza no kugushimira for nyine gutekereza icyo kintu. Abantu benshi hano hanze bazi ngo wenda ibintu byanyu ni ibintu biri personal, ariko niba biramutse biri personal mu buryo wenda bwa relationship, ndimo ndibaza yuko nanjye w'umugabo ntago nawe narakundanye na Jackson, ndetse na Meme ntago yaba yarakundanye na Jackson. Nyine rero on my side ndimo ndagira ngo mvuga iki kintu. Uriya mujama hari igihe akenshi ugiye gukorana noneho ikintu kiri kunangaza nukuntu hano hanze abantu bose barimo baravuga ngo how comes ushobora gukorana n'umuntu ngo akakujyamo ngo miliyoni. Abantu bose ntago dukorana mu buryo bwo kwishyura money directly. Hari igihe ubanza kwicarana n'umuntu mugiye gukorana mukagirana amasezerano ya win-win, mukavugana ngo ibi bintu nibivamo tuzabonana ibi ngibi. Ibyo ni ibintu bizwi, ni ibintu ko ushobora gukorana n'umuntu ku cyizere, kandi bitewe n'uko ibintu uri gukora ubyizeye yuko bishobora gukunda. Ahubwo ikintu kibabaje kuri uyu mujama nuko nyuma y'ibyo bintu byose wasangaga niba mwaricaye mukavuga ngo tugiye gupushinga ibintu, dukorana ibintu, urugero nyine kuvuga kuri side yanjye, yego dukorana ibintu dupushinge abantu wenda bashobora kubona ikiganiro batazi umuntu wenda uvugishije uwo ari we. Ni Ndekwe wakoraga subu, ni nge wazandikaga, ni nanjye wazikinaga, nkanabikorana na mugenzi wanjye bita Meme. Nyine urumva team nayo igenda ishyiramo ibitekerezo, ariko ntabwo biba ari byinshi nk'umuntu wabivunikiye uri murabikina nk'umuntu, nyine urumva. Nakoze no muri Matayo, nkora no mu bindi bintu abantu benshi bazabibona tu. Noneho ikintu kibabaje nuko icyo cyizere tuba twarakoranyeho nk'umuntu, urumva niba umuntu mwaricaye mukumvikana tugiye gukora ibi bintu, kandi ibi bintu bigomba kubyara amafaranga. Niba byara amafaranga uzatangira nyine kubona amafaranga agaragara. Nyuma yaho ugasanga umuntu yagendaga abona money, kandi koko ugasanga ibintu byagiye bibyara amafaranga, ariko muri ayo mafaranga we yayakoreshaga ibyo ashaka, wowe uri gustavinga man, wowe inzara iri kukwica. Urumva nyine ababyeyi babaga bazi ngo turi kugetinga money, n'abantu hano hanze bazi ngo abantu barahakiriye, abantu bagiye babona ibiceri, kuko nta kuntu waba uri gukora kuri platform zirimo zirarebwa kuriya. Ugenda mani usaba mitiyu, usaba ibiki, ukijya mu rugo usaba isabune, usaba korogati. Imagine kuba n'uburoso wabugurirwa n'ababyeyi kandi bazi ngo uri mu kazi urakora ibyo ukora birimo biraboneka. Uyu mujama icyizere cyanjye ndetse n'abagenzi banjye wenda badafite uburyo babivuga, cyane cyane muri departement y'ibyo nari ndi gukoramo ngiye muri movie, yatwangirije icyizere ndetse n'amasezerano twabaga twaragiranye biri personal man. Nyine we akaba selfish, ariko muri uko kuba selfish akarenzaho na greedy man, kugeza naho ibintu wenda nimo ndavuga hari umuntu ubizi neza, kugeza naho wabaga uri kumwe nawe man, umuntu wajya kumusaba itike azi neza yuko ugiye ahantu ha 2 ntatinye man kuguhereza nk'igihumbi, kandi abizi ko ari muri lockdown
abizi neza yuko habura nk'amasaha make ngo babafunge. Man, ngereka mbabwiza ukuri, uyu mujama rimwe yigeze gutuma mva i Kigali n'amaguru ngera ku Kamonyi ahantu hitwa Igihinga n'amaguru. Sinzi niba abantu bazi urugendo ruri mwaho hantu. Nje navuye ahantu muri Ruyenzi bita mu Gihara n'amaguru ndagenda ngera ahantu bita ku Kamonyi Igihinga n'amaguru. Man, nje nageze mu rugo mama umutima uhagaze. Ngera mu rugo ibirenge byahiye. Ninjoro ndi kugenda none hari amashyamba nagenzemo n'amaguru. Ndavuga ati nibura basi igihe kizagera ibi bintu ndi gukora it will pay back. Nzi ngo ndimo ndakorera umuntu ushobora no gutekereza icyo kintu. Ariko nk'uburyo nge nawe twaje gutandukana man, twaje gutandukanya anyirukanye mu nzu nakoreragamo. Urumva igihe cyarageze nk'umuntu ntago ubuzima bwe bwose ari bubi. Ntago wenda ubuzima bwe bwose ari bubi. Ariko ibibi kuri Jackson ni byinshi kurusha ibyiza. Igihe cyarageze adushyira mu nzu nk'abantu. Noneho adushyira mu nzu ngo tujye dukora, hanyuma azafata amafaranga ye ayinveste, akore investment, arafata amafaranga n'ubundi ayakoramo investment. Dutangira kumvikana uburyo noneho ibintu bishobora kuzagera uburyo bwo kwishyura tukabona amafaranga. Adufatira inzu akajya tumenyeraho stock, nubwo byabaga ari igihe bigoranye natwe tugatangira kujya twihahira. Man, igihe cyo kubona twe twaricaye tubona wastinze time. Turicara tubona muri channel man, twagaininze amafaranga menshi, ariko amafaranga umuntu biri personnel yagiye abona yari make ugereranyije n'amafaranga twe twari tungena niboneraga muri dashboard. Ndangije ndicara nk'umuntu w'umuganda cyase ndimo ndajya umuntu yifitiye plans ze, yifitiye ibintu arimo arirukamo. Ntekereza nje ibintu yagiye anyuzamo, ntekereza ukuntu nagiye mvunikira ibintu, ariko ntigeze na rimwe mbona basi yo feedback. Ntigeze mbona umuntu ari ku treatment, umuntu ari no kuma nta nubwo ari kuma treatment nkiriye nk'umuntu wavunikiye ibyo bintu. Ndavuga ngo so reka basi nk'abantu twakoranye nge nicare musezere neza. Namuhaye message yo kumusezera neza, ariko ibintu yankoreye man ni amabara. Yaraje nari ndi mu kazi ahandi hantu, maze numva umuntu wari uri mu rugo we bamwita John, nawe yari my teammate yakoraga kuri sound, yari n'umu editor. Urumva niwe wari wasigaye mu rugo uwo munsi. Maze numva umujama baramamagaye ngo yageze mu rugo, ngo you know what, no gahunda nukuzinga. Ibazo uri mu kazi, wari wabwiye umuntu ngo ndashaka yuko ejo dukora inama, nkagusezera neza, nkakumurikira ibintu byawe, nanjye nkagenda mu mahoro. Mane ngera mu rugo nsanga gahunda nukuzinga. Ubwo nukuzinga nk'umukoya ntanubwo ari umukozi, nukuzinga nk'igisambo. Nukuvuga ngo urazinga bafata boxer yawe bayizunguza, bafata inkweto zawe bazizunguza, nyine nkaho wari kwiba ibintu man, nkaho wari kwiba ikintu. Chano yene yicaranye igihe kitari gito, nta kintu na gito nigeze nibaho. Ahubwo the selfish guy n'utudorari 26 twigeze kujyaho mu gihe twari twarahanye amasezerano yuko amafaranga make azajya ajyaho tuzajya tuyaheraho, maze tukabarana kuri ya investment yari yarashoye. Man, yagiraga gutya ukabona havuyemo nk'amadolari 26. Ubu se ko twe twabaga dushonje rimwe na rimwe tukanabwirirwa mu gihe ataramenya gukora stock, cyangwa mu gihe atarakora stock, cyangwa tukanihahira. Kuki tutigeze dutekereza ngo twayakuramo? Noneho njewe ntangazwa n'ukuntu icyo gihe yanzingishije nk'igisambo. Ibi bintu nje nanzi ko byanarangiye, ahubwo wenda Imana iguha umugisha kuko wewe wabonye na platform wananyuzaho n'ibi bintu byose. Urumva? Ndakumva ndekwe. Icyo gihe kuri ngewe numva basi nasuka n'agahinda kanjye hasi. Icyo bikagabanyuka muri ngewe. Man, atuzingisha nk'ibisambo. Icyo gihe cy'iyo myaka ndetse n'ikibazo twari turi kumubwira ngo bro, this thing ntago biza working out, nta nubwo biri working out, nta nubwo amafaranga arimo aragaragara, so reka tureke komeza kukwicira igihe. Man, izo message niko nazimwandikiye. Reka tureke komeza kukwicira igihe no kukwicira amafaranga. Ninongera nkakubwira ngo wongere utere amafaranga ukore investment, nzaba nshaka gutwika amafaranga yawe kuko nimo ndabireba ntago biri gukunda, ndimo ndashyiramo energy nyinshi, nta nubwo biri kugaruka. Ahubwo nk'umuntu w'umugabo kugira ngo atekereze ngo dusezerane neza, man, yatuzingishije nk'ibisambo. Ikintu cyari kinababaje n'uburyo man
ntago urumva wari witeguye, ntago umuntu yabaga yiteguye, imyenda ntago wari ufite ahantu henshi wabishyira. Byageze naho abantu muri twebwe tutangira kuzinga mani imyenda mu mifuka y'umuceri twari dufite nyine. Urumva byari biteye isesemi, biteye agahinda. Ntago abantu bazi yuko ari ndekwe wakoze subu zifite miliyoni 7. Ibi bintu byose nta muntu bizi uretse mama, uretse n'abantu bakeya mwebwe abantu bari hafi umuntu yabwira agahinda yahuye nako. Narinze ntandukana na Jackson ntati cyamaye. Nje navuye mu maso ya Jackson ntati cyamaye. Itike yarambwiye ngo ngiye kuguha itike. Nekereza yuko agiye kumereza nibura basi 15,000 mbone n'uburyo napakiza wenda n'imodoka cyangwa wenda 20,000 ndebe ukuntu nashakisha transport y'ibintu byanjye. Man, yamaye itike singiye kwivugira hano, yamaye itike ubwanjye. Ndavuga ati bro, aya mafaranga namutse nyafashe na wabunsuzuguye. Narabimwibwiriye ndamubwira tufite abana, fata iyo tike wari ugiye kuyima uyiboherereze barayikeneye. Ibyo bintu narabimubwiye. Kuko ntago nari kuba narakuvunikiye like this. Urenzeho kunyirukana like this, ntiteguye ntafite naho nkiri ibintu, hanyuma urenzeho no kuma amafaranga atafite ikintu, mana atafite ikintu yanamfasha mu bibazo ndimo ako kanya. Ibikoresho byanjye nahise bimwe nahise mbisohora muri iyo nzu, mbisiga ku bantu bari badupanze kuri ba nyiri igipangu, mbisiga ku rugo rundi nyine ba nyiri inzu, mbasigaho ibintu. Abantu niba bagira ngo ndanabeshya, nazanagenda nkanabereka ahantu twari dupanze, banabibemerera yuko nasizeho imyenda yanjye. Mbisigayo, mfata akabaga mu mugongo ndasohoka mva Norvege n'amaguru. Icyo gihe nari ndi kumwe n'umuntu bita John. Ngera ku Kinyoni nibwo nafashe akagare kangeza Nyabugogo aho mama akorera, bamitike ndataha. Agahinda ni kenshi, sinzi yuko n'igihe cyatuma tuvuga ibi bintu byose, gusa yambere so selfish ndetse arenzaho no kugira abana greed, agira greedy iki ubugugu. Yabaye selfish, abantu agira n'ubugugu. Ibi bintu njyewe nimo ndavuga on my side. Undi muntu mushobora guhura nawe akakubwira ibintu bye ku giti cye, ariko kuri side yanjye ntago energy namuhaye zifite naho zihuriye n'uburyo ngiye yamfasha. Yego nuko ibintu bimeze. Ndekwe urakoze cyane. Umuntu agiye kuvuga ntekereza ko yavuga ibintu byinshi, ariko ndimo ndagerageza guhamagara n'abandi bantu. Hari abantu benshi bari banyandikiye bambwira ngo kuko cyo utaduhamagaye, kuko utatubwiye ngo natwe tuvuge, ariko I think it's time. Nibyo nari navuze, ubwo ibindi tuzabivuganaho nyuma, cyangwa wenda n'abandi bagomba kubikurikirana bazakomeza kubikurikirana. Ibyo urakoze cyane kabisa ku mwanya wawe. Sana murakoze. Sawa. Ndimo ndagerageza guhamagara abantu kugira ngo bino bintu bive muri angle byashyizwemo imwe, kuko iyo nza kuza nkabishyira muri angle ndabona hari n'umuhamagaye wundi witwa Benita. Ariko reka ntekereze ko Benita case ya Benita uko nge ntekereza nk'abayo ni case ntekereza ko itari ize. Ntabwo ntekereza ko ari ibintu byoroshye, kuko after all abantu bashobora kureba bino bintu byose bakareba n'ukuntu ibintu byose bimeze, baba ngo Sando ashobora kuba yakwishimira maybe ko umuntu failing aho ntago nabyishimira. Ni nayo mpamvu nk'ino case ya Benita reka tuzayifatira undi mwanya nibiba ngombwa, ibibazo nibidakemuka. Abatanga buhamya, ibimenyetso, ntekereza ko ibihari bihagije. Benita niyo mpamvu ntekereza ko kano kanya twaba tumuretse. Jackson, uzi impamvu neza watumye Benita ba case muri yo Twitter space yanyu, urayizi impamvu yatumye ibyo bintu bigenda gutyo nk'umuntu ushaka gusenya ikigo. Ariko Benita ni umuntu aka kanya ngiyewe nk'abayo nakwifuza ko yabaretse kuvuga. Ntekereza ko bazayikurikiranira batari Abayo, batari ino audience, ariko ibintu nibizamba twabikora. Jado. Yes. Ni Yvette muvugana. Nagira ngo niba hari ikintu umva runaka wavuga ku bintu byabereye muri kiriya kigo, this is your time.
Okay. Sasa icyo navuga ku bintu byo muri Red Blue Jade urabizi ko ngewe ntahatinze ariko no kutahatinda kubera kunanizwa mu mikoresherezwe bishingiye naje kumenya ko atari nge gusa bishingiye mu kwamburwa cyangwa se mu kudahemberwa igihe cyangwa se mu gusuzugurwa ibintu nk'ibyo ngewe muri 2021 mu ntangiriro uriya mugabo twarananiranwe mu bintu birimo n'uburiganya buri bwacyagiye bazana ibintu bya systeme zo guhemberwa kuri banki uzi ko yakoranye na banki imwe mu mujyi ntagiye kuvuga izina baraza bafungura amakonte niyanjye barayifungura noneho hari kese zabayeho bamwe ntitwabona umushahara kuri konte bivuga ko byitwa ko ngo konte zifite ikibazo cyangwa se zitafungujwe biba ngombwa ko njya mu mujyi ku cyicaro nk'umuntu ugiye gufungura bundi bushyashya kugira ngo nkunde mbone umushahara simbahaye identity card yanjye bati konte urayifite mpita mbona ko rotipe ari we wabikoze ku bushake nyine kugira ngo nge muri rotari donc konte yanjye yari ihari ariko sinzi uburyo yabigenje nyine abigira nk'aho idahari bituma nserera nyine icyo gihe amafaranga nyabona atinze. Icyo ni kimwe. Ikindi kugira ngo mpave burundu hari igihe cyageze ahemba bamwe abandi ntiyabahemba ndavuga ngo bimeze bite ati nzaguha ubutaha ari kumwe ari amezi 2 nta kibazo ndihangana igihe kigeze nabwo mbona ntayampaye ebana nako icyo gihe yampaye ukwezi kumwe muri 2 mpitavuga nti ibi bintu bikomeje gutyo nazisanga amezi atangiye kujya aba menshi y'abantu bitangiye mpagarika naho ngomba kwishyura yanjye hazamo ibintu byo kujya njya kumureba agasuzuguro ntahari ejo nasubiyeyo kandi burya mwana iyo uzi ko wakoze kugira ngo umuryango ubeho umushahara nyine ni ugomba gutunga umuryango nawe urabyumva biza kurangira atamaye aza kuvuga ngo urabona ngo hari inkuru ngo runaka utakoze ngo umubare ngo turabara nta kibazo bari kumpa ibyanjye nabyo tubaze ntiyabimpa hashira ukwezi ngiye kugira ngo anyishyure naje gukoresha indi tekinike yo kwirwanaho nkajya njya muri comment z'ibiganiro by'amacano ye nkashaka nkamera nk'umuntu uri kubivuga nyine ko yambura abakozi y'abana nabikoze na kabiri ngiye kubona mara kuri konti amafaranga yashyizeho hanyuma ikindi kintu narokonesheje mu namaze hariya ni kijyanye n'ikintu cyo kutubaha igitsina gore cyangwa sinzi niba kutacyubaha cyangwa mu buryo bwo kubigambirira cyangwa ari iki ariko bugakame mu buryo na leta hari ukuntu ibibara ikamenya ngo niba ari dorotwari mu bigo by'amashuri dormitories hari iz'abakobwa hari n'iz'abahungu ubwo ndabivugira iki nyiri uziko nari nka presenter cyangwa reporter ndi umuntu ujya kuri tele nagiraga cameraman kandi uziko twagiraga abona kunda gukorana nabo bari 2 hari umuhungu Herve n'umukobwa uramuzi peace twigeze kujya ikarongi mu ntara y'Uburengerazuba kandi uziko twamaraga nk'iminsi 3 cyangwa 2 urumva ningi yagomba guha amafaranga yo kwishyura aho kuryama ibintu nk'ibyo noneho ampanga kujyana n'umukobwa umukobwa mubwira ko ngo tugomba kurarana yamaye nka data ariko ubwo buremere ngiye ubu nibwo nsigaye ngumva ubu nibwo mbyanariza nkabasha kumva uburyo byari biremereyemo wenda ndi buvuga impamvu ubu ngubu ari bwo mbyumva icyo gihe twaragiye noneho umwana w'umukobwa yababaye ariko ko ikarongi igihe mpazi mafite abantu n'iki numvaga nyine ntabwo numvaga ko turi buryamane kameme kuko urumva umwana w'umukobwa nturi musaza we nturi mubyara niyo waba mubyara cyangwa na musaza w'ubundi ntibinabaho nta hantu muziranye uretse kuba mwarahuriye mu kazi icyo gihe twagiye umwana w'umukobwa ari mu rungabangabo avuga ati aka kazi ngengeye no kuza nyine nawe urumva mudu yari arimo twagezeyo rero giye nk'umuntu usanzwe uhamenyereye mafite abantu ndamushakira icumbi urumva nibwo bwa mbere yageze ikarongi mushakira icumbi dukora akazi birarangira turataha ariko dutaha ubona byaramurakaje avuga ati kweri anyohereze ngo turarane ngo na Jado ndi umukobwa guti nyine ngewe simbitinde nyine nkavuga ni kizima nuko bitaba ariko nsigaye noneho mbasha kubyumva sasa
impamvu mbyumva nuko wenda nari nabonye plan B yo kumucumbikishiriza ntihagire ikindi kibazo ariko nabihuje n'ibyo ejo bundi nabonye wavuze kuri kiriya kiganiro cya mbere gute umukoresha yohereza umukobwa ku kazi kuri firidi arabizi ko ari umukobwa ntabwo ari musaza we bajyanye ngo bararane nibwo ni kumva uburemere bwabyo donc mbere wagira ngo nari ndi mu gihu ntabasha kubyanaliza neza ariko ubu nibwo nabitekereza ubwo rero ibyo bintu bibiri nibyo giye rwose numva kuri ni nkabwo buhamya bwanjye kuri Red Bull kuva icyo gihe navayo 2020 nari mu ntangiriro mu kwa gatatu nta yindi communication nigeze kugirana nawe ariko nyine ibyo bintu bibiri gufata abakozi kuriya kubasuzugura kubahemba nabi kandi ku bushake atayabuze no kudaha respect igitsina gore bigezaho ashaka kandi ubwo kina nibagiwe nuko andi makuru naje kumenya ntago ari incura mbere byabaye kuri uwo mukobwa nakubwiraga kubera ko yigeze no kujya Musanze ajyanye n'undi munyamakuru nabwo bigenda gutyo ariko nabwo sinzi izindi alternative bakoresheje ariko urumva ni nk'ibintu uwo mukobwa yahuye nabyo incuro zirenze imwe donc nge nibyo bintu navuga kuri ku mikorere n'imikoresherezwe yo muri Red Bull Jade. Jado, merci beaucoup. Imana igumugisha kandi nyine ubwo ngubwo ndumva yindi comment numva na kabisa narenzaho ubwo ngubwo reka mvugishe wenda nabandi ahari. Sawa nanjye nari nkiri kohereza nari nkiri kurwana n'akazi. Sawa akazi keza. Sawa. Chandarushye. Bajyanye kuri terrain none bamaze kujyanayo Jackson muri bya bintu nge nababwiye ko kubura umugore nta kintu ngibyo bivuze arababwira ati uze kuza kurana n'uyu muhungu ni hehe umuntu ashobora kukubwira ati uze kuza kurana n'uyu muhungu atekereza ko uri umukobwa ufite agaciro ese umukobwa n'umuhungu ni ngombwa every time ngo bararane ntabwo ariko bimeze so rero ikindi kintu cya nyuma numva twakora reka wenda se duhamagare nge niyo naguhereza phone yawe kuko abantu bose twakoranye hariya bitwa amazina yabo Red Bull banditse amazina yabo bigasozwa na Red Bull Jade ukabahamagara hari ibintu bibiri ushobora kubona hari uwakwifuza gutanga ubuhamya kuko ubuhamya bwe atekereza wenda yuko bushobora kuza kumvwa hari n'umuntu utakwifuza gutanga ubuhamya bwe kuko yumva ni nko kwiyakira ndumva navuze ibintu bihagije navuze ibintu byinshi icyambere nifuza yuko abantu mwasigarana mwese muri rusange ibi bintu nibyo koko turi muri showbiz mu Rwanda nta namakuru menshi tugira y'imyidagaduro iyo tugize imana tukabona akantu ko kuba turimo kuvugaho na akantu kaba gashimishije ni mugende rwose mukavugeho abandika inkuru bandike abashaka gukora ibiganiro babikore buri muntu wese akora ikintu ashaka ariko nyuma nimusubira muri bwa bwenge buzima bwo gutekereza neza mu buryo burambuye mwibaze ngo akarengane mu gihe kakozwe nakora iki ngo gahagarare nakora iki ngo kave mu nzira ibi bintu bive mu nzira ese nakabaye ikiri imbere ibijyanye na private life y'abantu kurenza akarengane kari kavuzwe muri ibyo bintu icyo ngicyo nicyo kintu cya mbere nifuza ku muntu wese ikindi cya kabiri Sandrine mu bintu byose yatubwiye ni cye kintu yatubeshye cyangwa se yatubeshye kuko ntabwo ibintu navuze ari by'uyu munsi gusa twavuze ibintu byinshi ibyo bintu nabeshye ni ibiki nicyo cya mbere nge ntabwo mpakana iyo relationship kuko abantu bashobora kumenya gushyira hanze amafoto batekereza ko ndibuze kuza nkavuga ngo wapi ngo ntabwo byigeze biba ngo ibiki n'ibiki hoya ntabwo relationship nyihakana usibye ko n'urwego irimo gufatwamo nkaho byari ibintu bya danje nta kintu cya danje cyari kirimo nta na kimwe urumva numvise ngo kandi ngo harya ngo twamazeyo ngo imyaka 2 ngo muri relationship ni imyaka 2 ubwayo sinigeze nyimara muri company hariya nahakoze umwaka n'amezi 8 nayo sinigeze nyamara so relationship rero yigiye gitoya cyangwa bitewe n'umukino umuntu yitagitoya ntanga ari umuntu yakabaye akabiriza uko nguko ikindi nasorezaho none ahangaha mwabantu mwe umuntu wese tuzi ibintu bigezweho tuzi artificial intelligence tuzi ibintu byinshi cyane birimo gutrendinga muri no minsi Red Bull Jade akaba na hamwe mu hantu bakunda gukoresha cyane ibyo bintu nge nagomba bwiye ngo wenda ngo ndatekereza ko ngo hari ikintu gishobora kuza kujya hanze oya
ahubwo wowe nubona ikintu gisohotse kuko ngiye I'm ready for anything ntabeshye niteguye ikintu cyose gishobora kuza kujya hanze wowe ukoresha amaso yawe nk'umuntu wibaze ngo is this real aya mafoto ni aya nyayo cyangwa aya mafoto ni bya bindi. Icyo kintu nicyo nasaba abantu mu gusoza, icyo kintu mukiteho. Ntabwo ngende buze kuza ngo mvuge ngo wapi ngo murabona ngo hariya ngo hare oya, ibi bintu ni ibyanyabyo cyangwa ntabwo ari ibyanyabyo. Ese ikintu kiri kwitwa uburiri ni uburiri cyangwa ni intebe? Icyo ngicyo nicyo kindi navuga. Hanyuma ikindi nasorezaho abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ino niyo video ntekereza ko yakabaye ariyo ya nyuma muri no saga, tugakomeza ubuzima. Buri muntu wese nayungurure ukuri kwe agutware aho ashaka uko abyumva. Nge nta muntu naza mu mutima ngo mbwire ngo kora bino bintu. Kandi twibuke ko ubuzima butubayemo ni experience tugeze ahantu runaka tugomba kugera. Ntange n'ubutumwa, reka dutanga urukundo, reka ibintu byihangana. Uyu munsi iyo Jackson we dushima Imana uza kwemera ko nge nawe utazongera kunyaploadinga kubwo kumpimira ko ntakomezanyije nawe muri relationship, ukampima ko navuze nti ntabwo bino bintu nzakomeza kubana nawe, ukampimira ko nakubwiye nti nta relationship runaka nkeneye, ukampimira ko nakubwiye nti wapi ntibyakunda, ibyo bintu akaba ari byo ukomeza kumpimira, ntabwo twari kuba tugeze hano. Kuko wari kumva ko umukozi agusezeye yaba mu rukundo yaba no mu kazi, ukamuha freedom ye akigendera. Ntabwo ari gukomeza kunkoresha naka kanya nkomeza kubivuga. Ntabwo nyikeneye gukomeza kunkoresha. Contract nye nawe dufitanye nagaragaje mu kiganiro cya mbere, ntabwo ivuga gukomeza gukoresha ubwenge bwanjye mu nyungu zawe, ibintu bishobora kungiraho ingaruka nongere mbisubiremo. Ubundi ibingi ibintu nabyo byambabaje. Ikindi navuga abantu ababyeyi mufite abana bafite impano hanze, hano hari abantu abagabo n'abagore biteguye gufata izo mpano z'abana banyu bakazibyazamo umusaruro. Abo bana banyu nta kintu barimo kubona. Muzamenye uburyo muganirizamo abana banyu ku buryo ikintu runaka kizaba cyangwa se ikintu kizakorwa kuri abo bana banyu cyangwa se kuri izo mpano z'abana banyu, mwebwe ubwanyu muzamuzi ngo ni iki ngiki kirimo kiraba. Abana bafite impano bari hano hanze, hari ibigo cyangwa abantu ubwabo ku giti cyabo biteguye anytime gufata izo talent zanyu bakazibyazamo umusaruro. Nyamara wowe wicaye ushobora kuba nkandekwe ugatega urugendo n'amaguru ukagera ahantu runaka, ibintu bikakugora. Icyo ngicyo nacyo kibanze kimenyekane. Hanyuma ikindi, Jackson ngo yigeze kuvuga ngo abantu bamvuganira ngo ntabwo ari babyara banjye, ntabwo ari iki n'iki. Nyamara wenda muri version ya Benita yo ni case iri very serious. Niko nge ntekereza wenda kuri iyo case ni ikintu kiri cya danger kuba reka tubyihoreye bino bya Benita. Tuzabivugaho ubutaja, bizaterwa n'ukuntu Jackson azifuza ko bino bintu bikemuka. Kuko ngiye mu by'ukuri ikintu nifuza ntagiye kubabeshya, nifuza ko yareka gukomeza kunkoresha. Yewe nayo mafaranga, twese dukunda amafaranga, dukunda n'ibintu byiza, ntayo nkeneye. Nge nifuza ko umuntu yareka gukomeza kunkoresha. Icyo kintu nicyo nifuza. Birashoboka cyane ntabwo bishoboka, nicyo ngicyo. Ikindi tukiri na hano, ndaza kuza gufata nk'akaganiro kamwe kiremo nk'ahantu yakoresheje ijwi ryanjye ku buryo umuntu adashobora no gupfa kurimenya. Ebo si ibyo byo birakwiriye. Ikindi, ibigo bifite abantu bikoresha, please nimutryinge kwita ku bakozi banyu, kuko abo bakozi badahari ntabwo ikigo cyaba kigeze aho ngaho kigeze. Hano hanze hari abakozi benshi cyane bababaye, hari abakozi benshi cyane bafite struggles z'ubuzima. Ikindi, mfite ibintu point twinshi two kuvugaho. Abakobwa reka nongere mbashimire personally cyangwa mu buryo bwabo nanjye ku giti cyanjye, kuko nyuma yuko ntanze iriya story hari abakobwa benshi cyane banyandikiye bafite story imeze nk'iyanjye copy paste. Ndabashimira, barabimbwiye banaba open batanazi yuko n'ibingi byose bizajya hanze byano mafoto. Barambwira bati twebwe noneho yanatubwira ngo tujye mu rukundo, tukarya mu rukundo, nyamara tugasanga si twebwe gusa, tugasanga hari n'abandi benshi. Ibintu byose bigenda bijya hanze, muri kubyumva. So rero ntekereza ko cyangwa nemeza ntashidikanya ko ikintu cyose kirimo kiraba this time cyangwa se kano kanya ni isomo ryiza cyane ry'ubuzima rizagukomeza mu gihe kizaza. Ari naho hantu wakabaye uvana imbaraga z'ubuzima bwawe. Don't fail. Nuhura n'ikibazo ntukazajye wicara uvuge ngo wow ngo ndababaye. Hoya, fighting ubuzima bwawe bukomeze. Kandi ntukazajye wumva ngo niba ikintu kibi kikubaye cyangwa se ikintu gisa nkaho gikomeye kikubayeho
ngo mve ko ubuzima bwawe buhagaze. Ntabwo ubuzima bwawe bugomba guhagarara aho ngaho, ugomba gukomeza ukazamuka. Umukobwa wese waba uriwe, ikintu cyari cyo cyose waba ukora, shyiramo imbaraga mu bintu byawe, ukwita kuri ayo magambo y'abo bantu. Kuba uri umukobwa nta ruhare na rumwe wabigizemo, kandi ntabwo uri umuntu wo kuvuga ngo uri weak. Ntabwo uri weak, uri umuntu w'umunyembaraga, uri umuntu ufite imbaraga. Ikintu icyo ari cyo cyose cyakuba wakundana n'umugabo ugasanga afite umugore, umuntu yagufata ku ngufu, umuntu yagukubita, umuntu mwaryamana uyu munsi ejo akakujugunya, ikintu icyo ari cyo cyose cyaba cyarakubayeho, be a fighter. Aya makosa yatubayeho ntazabe repeated kuri stories zanyu, ntibizisubiremo. Mureke bino bintu tubifate nka page y'ubuzima irangiye, ariko igomba gusiga isomo ku bantu runaka. Abantu twishyira hejuru, tugabanye kwishyira hejuru, kuko after all abantu n'abantu bashobora gutekereza, n'abantu bashobora kubona ahantu hari ukuri. Ikindi nibagiwe kuvugaho gatoya, numvise ngo Jackson yabwiye bari abantu bo kuri Twitter ngo bavuge ngo turashaka kwica cyangwa gusebya ikigo cyangwa kugisenya. No, uyu munsi tuvugishije abantu bake. Aho hanze hari ibinyamakuru bikeneye kumva izo nkuru. Izo nkuru ntabwo nge nzajya ku munyamakuru ngo mbwire ngo uyitange kiriya kiganiro, hoya. Ntabwo bishoboka, kuko nge version yanjye nayitanze ya kabiri, ni nibingibi nifuzaga kuvuga, ariko numvaga ko bino bintu bizakemuka tukiri na hano. Ahubwo Jackson mbere yuko ibi byose biba, uyu munsi kuri uyu wa mbere twari dufitanye gahunda yuko bino bintu biri buze kuza gukemuka. Ariko abonye ko abantu bamumenye, aravuga ati reka none nanjye nkora ikintu cyo gusebya uyu mukobwa, bite nanga version ashobora kuzashyira hanze mu gihe ntazi, abantu bahite babimenya mbere ari ngiye bivuyeho. Kandi ntabwo nafite gahunda yo kubabeshya. Nge ntabwo njya mbeshya mu byaha nzakora, Imana izampanira icyaha cyo kubeshya nikirimo. Kureba ukuri, abantu bazi kureba facts, kuko buri ukuri kose ni facts. Kuza ukicara ari kuvuga ngo bayo ngo yakoze ibi, ngo habaye bino, ngo hamaze kuba bino. Where are the facts? Nta facts zihari. So rero mfite facts zerekana ibyo ndi kuvuga. Icyo nicyo cyambere. Ndumva bihagije. Mureke dukomeze ubuzima. Iki nicyo kiganiro mvuze kuri bino hano. Ubwo abo ngaba bavuga wenda ko nta nzego zibirimo, tuzagenda tumenya amakuru neza uko bizagenda bigenda. Ikiza nuko turi mu gihugu cyiza kidatuma ibintu nk'ibyo ngibyo maybe bisakazwa nabo ngabo bakabaye babikurikirana. Nicyo kintu cyiza numva navuga. So reka dutegereze turebe uko ibintu bizagenda cyangwa se bizakemuka. Time will tell. Kandi umuntu yafite ukuri anytime. Ukuri kwe kuratsinda. Nge nacyo kintu njya mvuga buri munsi. After ikintu cyose ubuzima burakomeza. Ntabwo nyuma y'ibibazo byose abantu batekereza yuko byabaho cyangwa se uko bimeze kose ibintu bishobora kuba bibihoya. Ikindi kandi I'm ready for anything. Ikintu cyose gishobora kubaho, I'm very ready rwose, nta kibazo na kimwe mfite, kuko after all twese turi abantu kandi ibintu bitubaho twese n'abantu. Nta kibazo na kimwe mfite. Hari abantu bashobora kugira impungenge ngo Sandongo how are you, ngo umeze ute? Meze neza, ndakomeye. Hari ibintu byinshi cyane byabaye mu buzima bwanjye, byinshi cyane, ku buryo nanga akantu nk'aka kakadomo gashobora gutuma nta flexibility yanjye. Ntabwo bishoboka habe na gato. So I'm very strong, you should be. Thank you so much. Bye. Ndabakunda. Mukomeze mubane natwe ahangaha kuri AYS. Dukomeze tubane no mu bindi biganiro bitandukanye. Clement, thank you very much. Rwemo wakoze kuri buri kimwe cyose, no kuri kamera. Eme nawe turamushimira. na Vasaci nawe turamushimira. Mukomeze mugire ibihe byiza. Imana ikomeze ibarinde. Bye.